Godfather rero nawe Godfather nta munyamasisi wazamuye n'umwe ntawe. Uwo perezida wanyu ntabwo ari perezida wanjye, njye ndi umukongomani. Uwo perezida wanyu twakumvikana tugakorana mu mahoro, ariko ndababwiye ngo simwubatse, ariko nawe arengereye akansambiraho namuhanye. Njyewe ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umunyamasisi. Gahabwe wa kizongo yeye munyobereho. Umva Godfather mbabwire ubu koko muri iki gitondo twazishira muri izi ngizi koko tutagiye neza ngenda gisha kutuma cyangwa cyoma rw'imasisi ngiye n'umwereho ngenda mana mwebwe kuzakandaho bashe neza munyobereho gasisira n'ijoro umva nkubwire rero Jackie wa musika umva reka mve ndakubwira gisindi ndaya wasingana ndi kuri ira indaya yakwakiriye wacenda gashumba ndangira uko bavuga indaya yakwakiriye indaya yakwakiriye wagichwa cyangwa mana we yatuma mwaretse munyobereho ndakubwira muri gore nabugeni gatema wamushinga wamuza yaraho ndi gatema yaraho ndi gatema nakwiyama ntabwo urabona njye kugura mwaretse niba naranze kugura zikosa imbwa kazi ni kuneye ngira imbwa kazi ni kuneye wagicewe umba nkubwire niyo nazingama ntabwo nazingama Jackie ndakwiyamye wacano Jackie genda umunyarwanda kazi sindi wimasi nazingama na we Jackie rero Jackie sheri wanje ndakwiyamye nta nubwo wowe wanavuga ndi kuvuga ntibishoboka ziwa uzingo wase ikindi sobavuga ni iki nese shuyira ivu muyigize ibi wandaya we ukararabunda we ndakwiyamye warwana ndakwiyamye 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 Murukaruka ndakwiyamye jya windukiraho windukiraho jya winyoberaho wacana wabuzuma n'iki mwaretse narakurebye ndakwitegereza mbona abantu bose barakurebye ndakwitegereza gagasho ariko ntabwo ari bwiza sheri mwabaretse mwababujije mwababwiye natangiye no kuvuga nta muntu n'umwe wavuga mwebwe ntabwo mushobora gufasha bagenzi banyu niba bagize icyo bapfa mwababwiye rapowe garekeye rapowe asema ko Jackie wamanago nawe banza wibambe Jackie wamuretse natangiye kuvuga nawe umuntu wanavuga nabanza wibambe sha nabanza wibambe abanyamasisi ntabwo tujya tugura mu gihugu cyanjye gisize impunzi wa rupeti banza nawe wibambe nabanza wibambe wagice nabanza wibambe niyo mpamvu rero mu bakiriya bacu nk'urimo mu bakiriya bacu njyewe ndi kukubwira ngo natangiye no kuvuga ntabwo njye wambamba nawe ubwawe banza wibambe ntabwo uriho kazingamye banza wibambe ntabwo njye nasinga gashu nimarangiza umuhamagare ariko nta peti ibyo biboro ntabwo nazinga amarusha ntabwo njye nsinga mwinewa abe wibeshye bamwita neva misi kazi ninyo kwa kune wa utotenje n'unyobereho imbwa kazi ninyo kwa kune nta muntu n'umwe ugira indayimo indaya ninyo kwa kuneye kwenye ko ari indaya akakubyara mu buraya wikuvuye ko nawe yose ari inda wanjegera we kwenye ko akubyariye mu buraya wikuvuye ko nanjye ndi indaya n'izindi indaya yo ko akubyariye mu buraya wapetiwe upeterwe masisi rw'impunzi igiye n'unyobereho njye ntabwo ndi impunzi wapetiwe wirwa ugendagenda nkaho wanjegera ujye n'unyobereho kabamba amabere nyokure wibambe wanjegera wanyobeye kuri ventile ko wese ndaje kaziba wandaye weruka mubwire
indani nyoko twese turakwanga kubera indani nyoko abantu bose turakwanga indani nyoko patiwe ibigori by'inka Jackie na Emi ikinege baza bakadukandagira kuri pano yawe Godfather ukaba utafata n'umwanya ngo ukavaringe bene wanyu ntacyo ngufatamo dore Godfather ibyo biboro utarabireka ndagukarabye ntabwo ari wowe wanzamuye ntabwo ari wowe wubatse le poète ninjye wiyubatse rero Godfather mu gihe uvuga ngo uri umunyamasisi nta munyamasisi n'umwe wazamuye nta munyamasisi n'umwe wazamuye ahubwo pano yawe akaba ari rwo rubuga rwiza akaba ari field nziza yo kuza kurasiraho abanyamasisi ntacyo ngufatamo ntacyo niyo mpamvu rero ngiye kuzana poète ngakora ibyo nshaka kuri pano yanjye nashaka nayangiza nkuko mvuga ngo kwangiza pano ni iyanjye ntabwo ari iyanyu mabijya yabaso Roma ikindi abantu bose ngiye kuzamura hano ntibaze kunyasamaho kuko ngewe urasama ndakumanura we urambaza iki mva nkubwire urambaza iki Karuma banze nkubwire urambaza iki Karuma nyine numva ntacyo ndi kukubaza ngiye banze unyumve basi Karuma urakoze oya ntimugapfe ibintu Karuma ubutumwa watangaga wakoze ndabwumvisha ibyo bigoryi bya buretse noneho mbivuge ndakumva ibyo bigoryi byanyu by'abanyarwanda by'ibigoryi ntuga umva ushyira ku ruhande abanyarwanda bro ngaho noneho nimugende munyita ikigarasha nk'uko mwabimenyereye njyewe niyo naba n'intera niyo nagira icyomba ntabwo ngewe naba ikigarasha njye ntabwo ndi umunyarwanda ni umunyamasisi njyewe niyo ntabwo naba ikigarasha muzagende munshakira irindi zina ritari iryo ngiryo ndi umunyamasisi bro ndi umunyamasisi ibyo bigoryi byanyu by'ibinyarwanda noneho mbivuye ariko sha ubundi ariko akanakumira mwebwe muraza ngwiki uzi ko mwatsaze ibyo bigoryi byanyu by'ibinyarwanda nongere mbisubiremo njyewe navukiye mu Rwanda u Rwanda nirwo rwandeze nirwo rwangiza uwundi we ni narwo rwatumye twatuye umunwa ngo mbe ndi kuvuga ibyo bigoryi byanyu rero bimwe mu binyarwanda mufite by'ibigoryi urumva ngo mujye ngo muvanamo ngo ibihugu wagicucu wese niba icyo gicucu cyanyu ngo ni Jackie kiri kuza ng'abanyamasisi ngo ngwiki ibyo bigoryi byanyu by'ibinyarwanda ngo ni bya Emi na bya Jackie byo bigiye kutwurira bikoresha iki ngo turi impunzi twebwe twahunze intera hamwe zisa nka Emi ikinege ariko ntabwo twigeze duhunga ubwenge nta kintu na kimwe abanyamasisi twasabye nta kintu na kimwe abanyamasisi dufite twasabye twarabikoreye even n'igihugu dufite twarakirasaniye nta muntu n'umwe uzaza kunsambiraho ibyo bigoryi byanyu none kuza ikibaraguzwa ngo ceceka ngo reka kuvuga ngo abahutu ngo n'abatutsi ngo mu Rwanda ngo hari amahoro ayo mahoro mufite n'ibitambo by'inkotanyi mujya muza gusinda twebwe imasisi abo bahutu baravugwa nizo njyewe nakuriye mu nkambi y'impunzi kandi iyo nkambi muzagende musacinge ku magugo haranditse ngo ni inkambi z'abatutsi b'abakongomani ntabwo ari inkambi y'abahutu
nta kigoryi na kimwe, nta n'umunyamasisi n'umwe uzaza hano ngo nzibye. Njyewe ndi umunyamasisi mu maraso, nubwo nakuriye mu Rwanda, nkakura u Rwanda rukandera. Nta kigoryi na kimwe cy'ikinyarwanda cyemere kuza kikansambiraho. Impossible. Ibyo bora muvuga ngo by'ibyamoko, narababwiye ngo niyo nakwifata nkaba ikigarasha, njyewe ntabwo naba ndi ikigarasha, naba ndi irindi zina, kubera ko imasisi ntabwo tugira ibigarasha. Imasisi ntabwo tugira ibigarasha. Niyo noneho nimuze mwumve ngo inkotanyi. Njyewe ndi inkotanyi no mu maraso, kandi inkotanyi ntabwo ari abanyarwanda gusa bro. Muzagende murebe amateka y'imasisi, nitwe inkotanyi. Noneho mubimenye, muzagende murebe ibyo bigoryi byanyu by'ibisizi. Apana rumaga, nta n'umusizi wa danje, nta musizi wa danje wabayeho mu mateka y'u Rwanda atari umunyamasisi. Muzagende mubirebe. Noneho nimugende mu nyange, abanyarwanda nimugende mu nyange munakore unfollow. Ndi umunyamasisi, ndi proud yabyo mwabigoryi. Rero as long as mwebwe muzaza mukansambira, urumva, mukansambira, nta kigoryi na kimwe even na perezida wanyu, mbibabwire, na perezida wanyu ansambiyeho namuha nyina. Njyewe ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umunyamasisi. Njyewe ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umunyamasisi. Na perezida wanyu ansambiyeho namuha nyina. Ibyo mubimenye nano mugende munyite ikigarasha. Na perezida wanyu ansambiyeho namuha nyina. Noneho ni mubiri kodingi. Njyewe nongere mbivuge, na perezida wanyu ansambiyeho namuha nyina. Njyewe ntago ndi umunyarwanda, ndi umunyamasisi. Ibyo bintu muvuga ngo u Rwanda rwaraturi, ntabwo twebwe u Rwanda ayo mahoro rwaduhaye rwasabwaga kuyaduha. Twari umutungo w'isi, twari umutungo wa UNHCR. Ntabwo twari umutungo w'u Rwanda. As long as n'ubu ngubu impunzi zose ziri mu Rwanda ntabwo ziri mu Rwanda kubera impuhwe zabo. Muzagende muri amateka ya 2018 ibyo bakoreye ikizima. Ibyo bintu byanyu rero byo kuza mukansambiraho, impossible. Njyewe le poete, nta kigoryi na kimwe nzapfukamira na kimwe. Ndi umusizi udasingiza ibishingwe. Nta n'umusizi n'umwe mufite wabayeho utari umunyamasisi. Bahati Innocent niki niwe musizi wanyu. Icyo kigoryi cyanyu ngo ni rumaga nitsaidira tutamenye. Rero mva mbabwire mwabigoryi mwe, ndababwiye ngo mubimenye. Na perezida w'u Rwanda, njyewe ntabwo ndi mubiri coding. Na perezida wanyu ansambiyeho namuha nyina. Noneho njyewe ngapfa neza, ngapfa rwiza. Njyewe nta kigoryi na kimwe nzapfukamira, na kimwe. Njyewe aho kugira ngo nzapfukamire umwana w'umuntu, ubu buzima Imana yampaye izazi ufata ubutware, n'ubundi ntabwo nayisabye. Njyewe njya kuza ku isi nta muntu nagishije inama. Imana ijya kundema nta muntu n'umwe yagishije inama. Ibyo bigoryi byanyu ngo by'ibinyarwanda bigira amatiku biza bikanyita interahamwe. Bro, nimugende mukore unfollow. Nimumfero wingure, nta kigoryi na kimwe natumye Godfather. Rero nawe Godfather nta munyamasisi wazamuye n'umwe, ntawe. Uwo perezida wanyu ntabwo ari perezida wanjye, njye ndi umukongomani. Uwo perezida wanyu twakumvikana tugakorana mu mahoro,
ariko ndababwiye ngo simwubatse ariko nawe arengereye akansambiraho namuhanye njyewe ntabwo ndi umunyarwanda ndi umunyamasisi icyo cyo mukimenye Lepowete nta munyarwanda wanzamuye ntawe tugomba kubana mu mahoro mu bworoherane mu bumwe no mu bwiyunge ariko ikigoryi cyari cyo cyose cyaza kikansambiraho Lepowete njyewe Lepowete ntabwo bishoboka impossible noneho njye wansambira ariko kwifata ugasambira ku gihugu mvukamo ntibishoboka njyewe narahunze namaze imyaka hafi ya yose mu nkambi z'impunzi mu Rwanda uri kubyumva navukiye mu nkambi njye na n'ubu ngubu ndacyahunga kandi igihugu cyanjye kinkeneye kigakenera umusada wanjye namanuka nkajya nta nubwo nzapfira sinzapfira isanga nzapfira Masisi njye niho nzapfira urumva nta muntu n'umwe njye wanaza ngo njye narahunze koko ariko ntabwo nigeze mpunga ubwenge njyewe Lepowete nzapfa aho kugira ngo njye mundebe nanabisize kuri kamera kugira ngo munyumve noneho nabaretse muri baraguzwa reka mbanze mwutinge ibi bikomenti byanyu mwabigorye raza ngo uri umunyarwanda njye se ukansambiraho urwo Rwanda se papa we yararusarasaniye ariko sha wowe ikinege niyo ndaya yanyu ngo ni Jackie urwo Rwanda ayo mahoro mufite baso bavanye mu dusozi tungahe papa wanjye umbyara icyo gihugu yakirasiwemo gifatwa mwabigorye so rero ngiye kuza kunsambira uba warengereye kabisa ikindi abantu mwese ndi kuzamura mwizeye yuko muje gufatira Lepowete muje kumfatira ijambo kuri pano yanjye ariko ubundi wagiye kuri kuvuga ikinyarwanda wareka gusebya u Rwanda wakigoryiwe n'undi munsi mani Rapowe ugabanya agasuzuguro wanjye gerawe Rapowe jya ucira birarura nugera kuri perezida w'igihugu wanjye gerawe jya ucira birarura nasoni Jackie mwami uri kuvugana ariko muzehesha n'undi munsi wanjye gerawe jya unyaho umusaza wacu ari aho uri kuvuga u Rwanda nabi urwo Rwanda uri kuvuga nabi singo uteye iseseme Rapowe uteye umujinya reka mbanze mureke mugaragaze ko ni mwebwe ubwanyu muri gusebya oyo uri ikigoryi mani uri ikigoryi kuri repo kandi urabizi ntabwo nkwanga sogokuru wawe uretse we mbabwire ni mwimata mureke kumutuka tumubwire bino ntiwanakarabye n'ingonera zirenda kukwica imbobo gusa ikigoryi mureke kumutuka sha mureke kumutuka mbabwire kumutuka ntabwo ari byo gisubizo aratari ko mbabwire mwaretse kumutuka njyewe ndabareka baze b'imatatu nindangiza havuga ijambo rimwe rangiza ugahita umanura umujinya ni mu birepo ukoresha ibintu ukicuza nyuma no kuvuga ibyo ndashaka Diana Cyurinyana rero se Cyurinyana kubwira rata tegama ijambo rimwe nindangiza mbamanure Nepo amena zimwanyu no stress Nepo mva kubwira singo kuri muzehe no hagaciro hagaciro repo singo repo ndakwinginze bagataka mwana muri kuvugana ariko muzehe please Rapowe vuga kuri umunyamasisi ariko burya nta muryango uburi ikigoryi kuko ndabibonye oye benye n'ibireke uratinyutse uvuga umugabo twese twubaha n'amusoni Nepo wampaye umwanya umwe
niba uje gusamba nawe ndakumanura ko mwese muri ibigoryi. Okay. Narebe. Uramumano wese gisundi cyanyu. Ngo ubanza nawe umanuke. Rero ikintu nawe nagenda maze kukubwira tukaja ke ko bandi birori. Nawe reka nkumanure. Muzi ko gukunda u Rwanda ari ugucinya inkoro. Ngiye ntabwo ndi umunyarwanda ndi umunyamasisi. Urumva? Abanyarwanda tubanye mu mahoro, mu bworoherane no mu bumwe n'ubwiyunge, ariko perezida wanyu ntabwo ari perezida wanjye. Ngiye navukiye mu Rwanda ndahakurira, u Rwanda rurandera, ariko ntabwo u Rwanda rwandeze ku bw'impuhwe, ni ku bw'uko rwagombaga kubikora. So ngewe rero le poete muri kunyumva, wanze mu nyumve neza mbibabwire, u Rwanda ndarwubaha nk'igihugu nakuriyemo, kandi kuba mvuga ikinyarwanda ntabwo bingira umunyarwanda, ndi umukongomani. Aka kanya namanuka nkaza mu Rwanda nk'umukongomani, ntabwo ngiye naza mu Rwanda rero ibigoryi biyoborwa bujiji. Muzi yuko gukunda u Rwanda ari ukwihoma ku Rwanda, siko biri na Kagame ubwe arabizi ko turi abakongomani. Nta gihugu na kimwe kijya gufatwa kitatewe inkunga. U Rwanda rujya gufatwa, za Uganda n'abandi bose babigizemo uruhare, nkuko natwe imasisi u Rwanda ubu ngubu ruri kudufasha. Ariko ntabwo gukunda u Rwanda uri umukongomani ari ukurwihomaho nkuko Godfather bikora. Ntabwo gukunda u Rwanda ari ukwihoma ku Banyarwanda. You have to be proud of who you are. U Rwanda rwaratureze, ariko ntabwo rwatureze ngo dusambire mu Rwanda, rwaratureze ngo ubwo bumenyi dufite tugende tujye kubukoresha muri Kongo. Ntabwo mvuze nabo u Rwanda, ariko ndavuze ngo namuzehe wanyu aramutse ansambiyeho namuha nyina. Aramutse ansambiyeho, ariko ntabyo yakora kuko n'umusaza ufite ubwenge yabona umwanya